banjirije rya kabiri nitwa Masumbuko Ngendahayo Yosuwa, ndi umushumba ukora umurimo w'Imana mu itorero rya Pentecote ADPR, ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ukomeje umurimo w'umuhamagaro. Ndashimira kandi Imana yampamagaye ikemera ko nanjye mba urugingo rw'itorero. Uyu munsi rero turaganira amagambo y'Imana avuga ishimwe. Ndashimira Imana, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana n'abuzukuru. Ndabishimira Imana cyane. Ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, ntuye Masaka. Niho ndi, ni naho mbarirwa, urusengero rwacu rurafunze. Ariko uyu ni umugisha wo kubona n'uburyo duterana. Imana ihabwa icyubahiro. Mujye mubishimira Imana mwebwe kuko muracyafite urusengero. Ikindi ndashimira Imana kubw'inzu y'Imana yubatse neza, isa neza, itunganye neza. Mumfashe mushime Imana kandi mwishime. Ibi ni byo ubuyobozi bw'igihugu budusaba, gusengera ahantu heza hatunganye, ni byiza. Mwe mwagize amahirwe mubimenya hakiri kare, muzarusheho. Ariko noneho tunabahe n'itangazo, nubwo ndi umushumba uri mu zabukuru ariko ndi umushumba ndakuze ndakurikira. Iyo bababwiye ngo mufunge imiryango, mujye muyifunga mwumvire, kandi mujye mugabanya ibi byuma. Buriya indirimbo nyinshi nta magambo menshi twumvise. Murambabarira ndakuze, mwebwe muzizi murafashwa, mukanaririmba mugafashwa. Naho twebwe twumvaga umuzindaro. Mujye mugerageza mugabanye imizindaro, twumva ubutumwa muvuga. Amina. Muranyihanganiye bajene. Igituma mubona tubivuga, itorero rigira ibihe kandi rikabamo icyo bita conflit de generation. Abasore n'inkumi n'abagifite imbaraga kuva kuri 45 kumanura hasi, imitima yanyu iracyatera neza, imitwe yanyu ntirabomboka, ntabwo murwaye pressure, nta diabete mufite, muracyagira mutya bigashoboka. Ariko nkanjye wa 65 umutima watangiye kujya utera nabi. Iyo rero mukubise uriya muzindaro ndapfa. Nahoze ndeba abasaza bagenzi banjye hari bapfuye, nanjye ndapfa. Mwitwicisha imizindaro, mugabanye, muririmbe, twumve, tujyane. Ariko sa nkoze mubyeyi, munyumvise nabi. Hariya harimo abana banjye, harimo abana nareze ba Espoir n'abandi. Murabizi ko na kera nkiri umuyobozi nari nkarishye ariko noroshye. Rero mugabanye umuzindaro, twumve ubutumwa bwiza, kuko iyo mufashijwe twe ntidufashwe turababara. Kandi mureke dusangire ibyiza, dusangire ishimwe. Imana ibahe umugisha. Ubwo navugiye abasaza nkanjye, mumfashe dushimire bari abasore babyumvise. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 64. Turasoma umurongo waho wa 2 tugere ku murongo wa 4. Yesaya igice cya 64 n'umurongo wa 2 tugeze 4. Ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe. Kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira icyo imarira uyitegereza itari wowe. Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka kabikora, n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha, ndetse twabimazemo igihe kirekire, aho no gukizwa twakizwa. Amen.
dusome n'ijambo ryo mu Bakorinto twarisomye kare. Abakorinto ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa 9 ndetse n'umurongo wa 11. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 9 tugere ku murongo wa 11. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva n'ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo ndatekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana nuko niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Amen. Ndashaka ko dusoreza muri Zaburi y'103. Zaburi y'103 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 3. Zaburi y'103 umurongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Amen. Dusomye amagambo muri ibi bitabo bitatu, ariko intego y'igiterane iri muri Yesaya hariya twasomye 64. Intego y'iki giterane ni ishimwe ry'itorero rifatanije n'umutwe w'abaririmbyi korali Ibyiringiro imaze imyaka 30 mu murimo w'ivugabutumwa, kandi n'urugendo rurerure rw'iyo myaka irenga 30 no munsi yayo muri mu gakiza k'Imana. Ni ishimwe rikomeye gushimira Imana iyi myaka 30. Kare nabajije umuntu wari ufite 30, mbona n'umugabo ufite umugore n'abana. Kumara imyaka 30 umuntu ari mu nzu y'Imana kandi ari mu gakiza k'Imana, dukwiriye kubishimira cyane kuko ni urugendo rurerure kandi rukomeye. Kandi kumara imyaka myinshi mu nzu y'Imana no mu murimo dukwiriye kuyiramamo, ariko tunakijijwe neza, kuko umuntu ashobora kumara imyaka 50 agapfa adakijijwe, aba hano ku ruhimbi. Niyo mpamvu dushimira Imana yaduhamagaye, ariko dushimire n'Imana yakomeje kuturindira mu gakiza kayo. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi. Kuri uyu munsi wo gushima nongeye kunezezwa nuko mwavuze gushima. Gushima Imana ni rimwe mu mategeko 3 y'abaterana n'abizera. Ayo mategeko yo gushima Imana ari mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 n'umurongo wa 16 na 17. Ni ijambo ryanditswe muri ubu buryo. Ni ijambo ryanditswe mu itegeko. Haravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudatuza, mu bibaho byose muhore mushima Imana, kuko ibyo uko ari 3 ni by'Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Kuki mbabwiye ko ari itegeko? Ntabwo nkiri umubwiriza butumwa uko ngenda nkura kubwiriza ubutumwa bigenda bishira, ahubwo numva nakwigisha kuko igihe cyo gutanga ubwenge ni ikingezemo. Nabaye urubyiruko, nakijwe mfite imyaka 26, none nujuje imyaka 65. Murumva maze mike almost 40 ndi mu nzu y'Imana, ndajya kungana n'iyi korali.
muri guserebura 30 muri korale, nanjye ndajya guserebura 40 ndi mu nzu y'Imana. Kandi mu nzu y'Imana turahavukira, tukavukira ubwa kabiri, tukarerwa n'ijambo ry'Imana, tugakura. Apana gukuza ubwanwa n'umusatsi, tugakura mu mwuka, tugakura twunguka kumenya Imana n'iby'Imana idushakaho. Ariko ntabwo abantu bose bakura, ntabwo abantu bose bakura. Hari n'abagwingirira mu nzu y'Imana bakamara 40 bakiri babandi bataratera n'agatambwe na gato ngo bunguke kumenya Imana. Ariko abunguka kumenya Imana, iteka ryose uko dukura niko tugenda twibonamo amafuti n'amakosa no kudakora neza ibyo twahamagariwe gukora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribereyeho kuturera, rikaza ari amata y'umwuka adafunguye, akadukuza wakatugeza hehe? Kugakiza gashyitsi. Ijambo ry'Imana rimwe rijya riza rimeze nk'amazi meza afutse. Umuntu wese ufite inyota akumva yarinywa akarigotomera. Ariko ikindi gihe ijambo ry'Imana ryaza rikaza rimeze nk'inkota. Kandi muzi akamaro k'inkota ni ugusogota, ni ukubaga, ni ugutema, ni ugutandukanya ingingo. Icyo gihe iyo ryaje risa n'inkota, ba bandi bari bafite inyota ntabwo barikunda kuko riraza rigakera. Bakubwira, reka mbabwire ijambo rimeze nk'inkota. Mwumvise ko bivugwa ngo ukunda ugukunda wanga umwanzi wawe, ariko jyeweho ni Yesu. Ijambo riravuga ngo mwebweho mukunda abanzi banyu, musabire umugisha ababavuma. Ngaho nimuvuge ngo amen. Kandi Bibiliya ikavuga ngo uyu munsi wa none ukwiriye kubabarira uwakugiriye nabi, kuko nutababarira na so mu ijuru ntazakubabarira. Kuvuga ngo amen bikakurya. Ni ijambo ry'Imana rimeze nk'iki? Nk'inkota. Hari igihe riza ari inyundo imenagura ibitare, ibyananiranye mu mutima rikabihonda cyane. Umusore azeza inzira ate? Azazezesha kwitondera ijambo ry'Imana. Hakaza n'irindi riza rero ari ihumure ry'ubwenge ry'iyi myaka tugezemo. Nari umusore none ndashaje. Haleluya. Kera nigeze ndibwiriza muri 87, umushumba wanjye witwa Yasoni ubarasinziriye mu gitaka, aramubwira ati yewe sha wigerejeho kukiri umusore wari wasaza. Nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Iryo ni ijambo rivugwa n'abasaza bafite experience. Hariya nahabonye umuhungu wanjye nguriya w'uruhara, haguruka uramutse. Wowe uri kwijyana he? Ngaho tera haleluya. Uriya n'umuhungu wanjye nabanye na se ari umusore none do. Ubu si umusaza watangiye kuzamo muri karani gutyo. Kera ndi umusore nakoraga imirimo itari myiza. Jewe nabaye umusore mba muri Zaire, muri cya gihugu cyiza twabayemo cyaducumbikiye, ariko cyatuguye nabi. Kiraducumbikira ariko nticyadufata neza. Ababaye impunzi nibo babizi. Naya ntambuka abantu bakandukira ubusa kuko ndi muto muto. Onae na matako yake sawa mbao na meno yake kama ngombe. Shanka babara. Tari namenye Yesu rero naje kwiga kwirwanaho. Nirwanaho nkora icyo bita self defense, nkora judo, nkora karate. Ubu mwabonye nuko mpagaze mfite 65. Mpora niteguye kurwana kuko niko narezwe, mpora meze neza. Natekinze kava numva ko nimpura n'umusoda kanku bitanda mukuramo ijisho. Ariko maze guhura na Yesu, amaboko ijambo ry'Imana rirayahina, amaguru rirakonja ku buryo bankubitiraga ubusa. Kera narabamenaga, ariko ngo bankubita nkabwe ntacyo. Nahuye na Yesu yarandadiye. Imana ishimwe yaboshye amaboko yanjye singirwana. Rero ijambo ry'Imana riza rifite amashusho yose. Uyu munsi rero ijambo turimo no gushima Imana. Ni ijambo riryoshye, ni ijambo buri wese yategera amatwi, ariko ni n'ijambo rigoye. Ni ijambo ryiza rivuga ko dukwiriye gusenga Imana ubudatuza, kandi
iteka. Ni ijambo rikomeye, ariko ngo mu bibaho byose duhore dushima Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki mu gushima? Gushima ni ijambo riri mu rurimi rwa Bibiliya, kandi ari naho hakomoka ijambo haleluya. Ijambo gushima ni igiheburayo, ntabwo ari ikinyarwanda. Haleluya, haleluya ni yada, ni ijambo ryabonetse ubwa mbere muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 29 n'umurongo wa 35. Mwabonye ko natangiye kubigisha. Niba iri jambo rivuga ngo dushima Uwiteka ryasohotse mu kanwa, muzi umuntu waryitiriye umwana we ni umugore wari warabaye intabwa, ni umugore wa Yakobo. Yakobo yagiye gusaba umugeni, bamushingira umugeni adakunze. Yitwaga nde mu bya Bibiliya? Heya. Asaba Rasheli, bamushingira Leya. Asanze atari we, abwira sebuko ati wanshingiye uwo ntagusabye. Undi ati niba ushaka n'uwo. Yakobo yari umuriganya, yari umuescro. Uriya Labani nyirarume yari umuescro uteye ubwoba. Yamukoreye imyaka 7, ati nizo nkwano agiye kumushingira mushingira uwo atatendeye. Akangutse yumva arababaye, aravuga ati wanshingiye uwo ntasabye. Undi ati ndaguha n'uriya wa kabiri ya condition nawe umutendere imyaka 7. Akora imyaka 14, ariko urukundo rurakomeye. Ngo amare kumurongora bihinduka ibindi. Wa wundi wakunzwe haraho nyine, ariko Imana igiye gutanga urubyaro, ibi mu rubyaro. Uyu mugore rero mu Itangiriro hariya aza kubura abana. Amaze kubura abana ahinduka umugore w'inyangwakazi, kuko udafite ngo umwana icyo gihe mu Bisirayeli ntabwo yari afite ijambo. Urakimanira mwibuka imuha umwana, iraca imuha umwana wa kabiri, uraca imuha umwana wa gatatu, imuhaye umwana wa 4 witwa Yuda, amwita Yuda. Yuda niryo jambo ry'Iheburayo ni yada. Aravuga ngo none Uwiteka shimwe, noneho umugabo ashobora kungarukira kuko Imana impaye abana 4 b'abahungu. Aravuga ati noneho ubu ndashima Uwiteka. Yada niwe Yuda. Gushima Imana ni ibintu bikomoka mu mutima, nubwo ari itegeko ry'Imana, ariko Imana ishaka ko tuyishima bivuye mu mutima. Ndashaka kubabwira ijambo ryo gushima, ariko mbakumbuze gusoma Bibiliya y'Abakristo. Mubona ko kanya k'ijambo ry'Imana ni gato, mujye muri gisomera mu rugo, naho ubundi rwose ntabwo muzabona iribahagije hano ku cyumweru. Ku cyumweru ntabwo ryadutunga. Zaburi ni indirimbo y'Abisirayeli, ni amateka y'ubwoko bwatoranijwe bwa Isirayeli, n'abantu babanye n'Imana, babana mu bihe by'urugendo rurerure rw'imyaka 1000. Kandi abo bantu b'Imana bakagenda babona imirimo y'Imana, bakabona imbabazi zayo, bakabona gukiranuka kwayo, bakabona kwizerwa kw'Imana, bakabona ukuntu Imana ihana, bakabona ukuntu Imana yica. Imana irica pe. Ntabwo nyibeshera, siyo yabyandikishije ngo irica kandi igakiza, itera kubyara kandi kazana ubugumba, ngo kandi irakenesha kandi kongera igakenura, ngo yimana amazi agakama, yayatanga akaba tsunami akubika isi. Ni Imana yonyine ikora ibyigambiriye mu mutima, kandi ngo nta muntu wayikoma mu nkokora ngo ayibwire ngo ibyo ukora ni ibiki. Barangije babona ubwo bumana bw'Imana, maze abagabo babonye Imana, n'abagore babonye Imana, abami babonye Imana, abashumba babonye Imana, abatambyi babonye Imana, abaririmbyi babonye Imana. Baragenda barahimba. Mujye mukunda aba baririmbyi. Bahimba izi ndirimbo 150 zitwa psalm, ni indirimbo, ni imne. Bagenda babana nazo mu myaka yabo y'uruzerero, babanye bagiye bazandika batandukanye. Mu bantu rero bahimbye izi ndirimbo, umuntu ukomeye muri bo wahimbye indirimbo zirimo gushima Imana ni umwami, akaba n'umusirikare Dawidi mwene Yesayi. Ashima Imana rero akabyandika. Kubera iki ngiye muri aya mateka? Ubu mufite ayanyu mateka korale ibyiringiro.
iyo iteka ryose yahuraga n'ikibazo muri uwo murimo w'umuhamagaro w'ubwami w'urugamba, yamaraga guhura n'ikibazo Imana yagikemura agafata ikaramu akandika. Haleluya. Nukora abanyarwanda twari dukwiriye kwandika amateka yacu, tukandika na za zaburi zacu. Hari umuririmbyi sinzi yasengera muri Foursquare, naramukurikiye sindamuramutsa ariko ndamukunda. Hari umuntu wandamukira narambwe ngo ndagukunda, nanjye ndabakunda, ariko nkundira iki ko ntakuzi? Unkundira ibiva mu kanwa kanje. Nakunze uwo muntu yararimbye ngo zaburi ndirimbiye si ya Dawidi, kandi zaburi y'indirimba si ya bene Asafu. Ati nimva mutima zanjye, ati uko mundeba ndubuhamya bwigendera. Buri muntu wese hano ashobora kuba umuririmbyi, yakwandika zaburi ze, yahimba ubuzima bwe, kandi yarangiza agashima Imana ntawe umubwiye ngo tera haleluya. Uyu mugabo waje kwandika izi zaburi ari we Dawidi, yanditse zaburi nyinshi, ariko si we wanditse wenyine. N'umuhungu we Salomo wamusimbuye ku ngoma nawe yanditse izi. Abaririmbyi nabo bandika izabo. Hari umusaza nkunda cyane yanditse zaburi, kandi uko bazandikaga baraziririmbaga bagashyiramo inanga, kandi iyo amakuba yabateraga bakavanwa mu gihugu cyabo bakajyana mu kindi. Mumbabarire ngo bakristo mwumva amateka y'Imana n'ijambo ryayo muri kunde, baragendaga ntibimukana urusengero ariko bakimukana indirimbo. Baragendaga kuko Imana yari yababwiye ngo nimuramuka muvuye Siyoni nta handi muzongera gusengera kereka Siyoni, ariko bimukanaga indirimbo zo mu mitima yabo. Hari umunsi rero bigeze baza kubashakiraho indirimbo kandi bari mu bunyage mu buhunzi. Ni indirimbo y'137 muri zaburi. Ngo nuko abantu baza kubashinyagurira barababwira ngo yemwe Abisirayeli mwaturirimbiye kuri za ndirimbo mwaririmbaga mukiri iwanyu i Siyoni. Ngo nabo barabasubiza ngo twabasha dute kuririmba indirimbo z'i Siyoni muri ubutaka bw'abanyamahanga Imana itatwemerera? Ngo maze batashe bahimba indirimbo ya babandi babacyuriraga, baravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twebutse i Siyoni. Ngo kandi abaho bajyaga badushakiraho indirimbo ngo tukababwira ngo ntabwo twaririmba. Bambutse imigezi y'Inegebo batahe wabo, ngo baravuga ngo Uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ngo noneho n'abandi bakabikiriza ngo ni ukuri koko Uwiteka bakoreye ibikomeye nimushime. Ishimwe rikomoka mu gutekereza cyane no kwibwira cyane ku Mana, n'iby'Imana yagukoreye, n'iby'Imana yakoreye ubwoko bwayo, n'iby'Imana yakoreye igihugu, n'iby'Imana yakoreye umuryango, n'iby'Imana yakoreye korari. Iyo mubitekerejeho cyane mukabyibwira, bucya mu gitondo hatobotse isoko maze mugashima. Iyi zaburi rero ni zaburi zanditswe n'abantu batandukanye. Hari abazanditse ari bato, hari abazanditse ari bakuru, hari abazanditse ari abashumba b'itorero. Uwo musaza ndamugarukaho, natangiye gusaza n'ukuri pe, natangiye gusaza kwe. Kera ntabwo nezi ko nasaza. Hano hirya hano Kabeza nari mpatuye. Umunsi mu gisambo kirinjira iwanjye, kinjira iwanjye gifungura imodoka gikuramo bateri. Noneho numvise ikintu gikocora ndasohoka. Asimbutse nsimbuka urupango, mufatira inyuma y'urupango. Uwamenye ko nasimbukaga urupango rwa metero enye. None uyu munsi we niyo ngize nk'ikirarambye kiramfata. Kiramfata ntabwo ngibibasha. Uyu mushumba mwiza rero w'umusaza yigeze yandika. Yari yarabonye ibihe byiza n'ibihe bibi. Yari yarashumbye itorero mu gihe cy'ububyutse n'igihe cy'ubukonje. Yari yarashumbye Abisirayeli bafite amatwi, anabashumba barabaye intagondwa. Arangije yandika Zaburi ya 91 aravuga ngo utwishimishe. Ni indirimbo yacuranga. Utwishimishe ibyishimo bihwanye n'iminsi watubabarijemo. Ndabona mutanyumvise. Iyo ni indirimbo ya 91 muri utwishimishe. Gaho mumbwire ibyishimo bihwanye n'iminsi watubabarijemo. Imana irababaza. Hari abantu bavuga ngo kwa Yesu ni salama. Ntabwo ari barabara, inzira ijya mu ijuru ntabwo ari tambarari. Nyura mu misozi,
nyura mu mataba, kandi aho hose niko harushya umutima. Njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe aho ngaho, nawe ntatinda kunyumva. Niyo mpamvu mu nzu y'Imana hari abantu babiri, abababaye n'abishimye. Mbese muri mwe torero hari uwishimye nakora iki? Nafata inanga acuranye. Mbese muri mwe hari umuntu ubabaye ufite ishavu nakora iki? Ntasenge. Rero bisubiremo nabivuzemo no mu itorero rya mbere, ntukajye umbwira ngo tera haleluya, ntabwo uzi uko narayisha. Ntukahatire umuntu ngo madango ngwino utere haleluya zirindwi. Ziki uwishimye natere haleluya zirindwi, ntukamuhate, ntabwo uzi uko yaraye, ntabwo uzi aho aba. Uwishimye naririmbe, ubabaye ntajye kumavata bazi, nahamagare n'abantu baze bamusengere, niyikoreze Yesu imitwaro n'abandi. Hari abishimye, ariko abishimye uyu munsi mwishimye, abishimye muhimbaza Imana, mwamamaza imirimo yakoze, muyivuge ibigwi, muvuge ibyo yakoze, kuko mwishimye. Mufate inanga mucuranye. Ariko ubabaye ntasenge, narire. Zaburi zingizi rero, harimo zaburi z'amarira, harimo zaburi z'abapfushije, harimo zaburi z'abanyamubabaro, harimo zaburi z'abantu bahawe promotion, harimo zaburi z'abasirikare bavuye ku rugamba batsinze, harimo zaburi z'ababyeyi babyaye baraheka, harimo zaburi z'umuntu washubijwe yaramaze imyaka 15 atagira umwana, yarangiza agafata yabyara akavuga ati uwari ingumba yishimye nk'ubyaye barindwi, umwana umwe akamubonamo bangahe? Barindwi. Maze akaririmba agahimba zaburi. Ni zaburi z'abashumba barara mu ishyamba, ni zaburi z'ababaye ku rugamba barasana, ni zaburi z'abahizwe n'abanzi babo, ni zaburi z'abantu banyazwe ibyabo, ni zaburi z'abahunze, z'impunzi zahunze zikava mu gihugu. Iki gitabo cya zaburi itorero ndakibakundishije, mujye mugisoma, uzajya usanga uyu munsi usurya, nimugoroba nusoma izaburi usanga urasurya. Ni kandi ntabwo nkivuga iz'abasore, reka da. Ubu ndi muri zaburi ya 37, nari umusore, nabonye abantu bambaye ikamba ryiza. Imbaraga z'abasore nibwo bwiza bwanyu, ngo ariko imvi z'uruyenzi niryo kamba ryacu. Biri muri zaburi, imbaraga z'abasore nizo cyubahiro cyanyu, ariko natwe imvi z'uruyenzi niryo kamba ry'umwami, byerekana ngo turarame. Niyo mpamvu zaburi n'ubuzima, n'ubuzima mukunde kuzisoma. Reka nihute nge muri iki gice twahawe kuvuga mu magambo magufi. Bibiliya iratubwira ngo Yesaya yaravuze ngo igihe Uwiteka yakoraga ibiteye ubwoba tutatekerezaga, nibwo twamenye ko Imana nta yindi Mana ibaho ku isi ibasha gukora ibyo, nta yindi Mana ibasha kugira uwimarira uyitegereza wese. Ngo babibonye ari uko babonye imirimo Imana yakoze uhereye kera kose. Arangira avuga ngo kandi ndagira babwire ko Imana igendana n'abantu bakunda gukora ibyo gukiranuka, kandi ikiyereka abantu babibamo neza bakagendera mu nzira z'Imana bibuka Imana. Gushima Imana bidusaba iteka ryose kugendera mu nzira zo gukiranuka, ariko tukibuka n'Imana, tukibuka imirimo y'Imana, tukibuka ibyo yakoze, kandi tugenda tubyibutswa n'ijambo ry'Imana. Ahangaha nasomye muri Zaburi y'105, ndagira ngo nyibature, kandi ndayibatura kuri uyu munsi wishimwe, kugira ngo mwumve uko dukwiriye gushima Imana. Gushima Imana ni ibya bose, ni itegeko kuri bose, ariko gushima Imana ni ibya buri muntu wese ku giti cye. Nimwumve Zaburi iyi ndirimbo y'105, iravuga ngo mutima wanjye, abafite imitima mwese murambura ibiganza, mutima wanjye, bwira umutima wawe himbaza Uwiteka. Ntiwumvise? Mwabindimo byose, ariko muzi ibintu bimbamo uko bingana. 65 ibintu nabonye nta handi biri aha. Ibyiza nabonye bibaha,
ibi binabonye bibaha, ibyambabaje bibaha, ibyandijije bibaha, ibyanyishimishije bibaha. Uyu mwanditsi w'Izaburi aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Musoma muri Bibiliya z'Icyongereza n'Igiswahili n'Ikinyarwanda, mujye mukoresha indimi zose, murumva ukuntu gushima Imana bivuga. Iyo bavuze ngo shima Imana mu Cyongereza ni to praise. To praise ntabwo ari ugushima, ntabwo ari to thank. To praise ni ikindi kintu gikomeye cyane. To praise ni ukuvuga uti Imana nta kindi ikwiriye, ngiye kuyiramya. Kandi ntawe uramya Imana gusa, ahubwo umutima we uramubwira ngo ikwiriye gupfukamirwa. Ukwiriye gupfukamirwa. Mutima wanjye himbaza shima. Uwo mutima ukuvuga mwabindimo, ibindi mose nibyo bibarimo, ibikurimo byose, ibikugize ibyo wabonye ibyiza byose, ngo bituma umutima wawe uvuga ngo niyo yonyine ikwiriye gushima. Hari igihe Abisirayeli bavuze ngo ntabaritwe Uwiteka we, ntabaritwe, ahubwo izina ryawe ryonyine rihabwe icyubahiro. Aravuga ngo kandi iyo utaza kuba mu ruhande rwacu, abo n'Abisirayeli, ngo ababisha, ngo bariko Abisirayeli bose bavuga ngo ababisha bacu baba baratumize bunguri. Be muzi kumira bunguri? Ababaye muri Zaire n'ahandi bazi kurya ubugari. Kumira umurunguru uragafata ukakamo kamwe agatore kangana gake, mba ntabwo kanje. Iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwanjye, ubwo ababisha bampagurukiraga baba baramize bunguri. Arangira arashima aravuga ngo Uwiteka ashimwe utarampanye ngo mpinduke umuhigo w'abanzi banjye. Ahimbaza buri. Gushima ni ugushima bivuye ku mutima, ni ugushimana n'ibikurimo byose. Hari ibintu birindwi ntabwo ndi bubivuge, ariko iyi Zaburi 105 umwanditsi wayo yaravuze ngo ndahimbaza Uwiteka mwabindimo mu mushima. Icyambere ngo niyo ibabarira ibyo nakiraniwe byose. Reka mbabwire barako, iby'amaso atabonye n'iby'amatwi atumvise ni ubutumwa bwiza. Iby'amaso atabonye, iby'amatwi atumvise, na aba bantu mureba bari hanze bataramurikirwa n'uyu mucyo w'Imana ngo bamenye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hari ibintu batumvise, hari ibintu batabonye, hari ibintu bitari mu ntekerezo zabo. Ari nayo mpamvu Imana yavuze ngo abihamagaye irababwira ngo nimugende mu mahanga yose mubashire ubutumwa bwiza, bumva iby'amatwi yabo atarumva. Mumbabarire mumfashe, mumfashe cyane. Iyo abantu bavuze ngo iby'amaso atabonye ngo nibyo amatwi atumvise, bavuga ngo ni bya bindi tuzabona mu ijuru. Hoya, ibyo ni ibindi. Hano mu isi hari ibitarigeze byinjira mu ntekerezo zacu, ngo umucyo w'Imana turasire, tumenye icyaha, tumenye ububi bwacyo, tumenye gihonomo, tumenye ijuru, tumenye Yesu, tumenye amaraso, turahindukira. Umuririmbyi yaravuze ngo kubimenya ni kwiza rwose. Yaravuze ngo nishimiye. Numva naririmba ariko ijwi ryanjye ryarasaraye. Nishimiye, ndagira ngo mfashe abasaza ba kera, nishimiye ko menye rwose Yesu ko ari umukiza wanjye. Kera ntabwo nari muzi, ariko umunsi namumenye nibwo uyu muririmbyi yavuze ngo noneho nishimiye ko bimenye. Ntawe umenya ibyo atumvise, ntawe umenya ibyo atabwirijwe. Amaze kubimenya aravuga ngo Yesu uri umukiza wanjye. Amaze kuririmba rero aravuga ngo sinyira uwanjye arantegeka, mpiriwe nuko musubize imwuka byara, mpiriwe nuko mbamuriwe. Njya ntegereza ibyiza bindi nzagirirwa n'urukundo rwe. Avuga ikindi gice cyanyu muravuga kubimenya ibyo ko Yesu ari umukiza wanjye ni kwiza pe. Avuga ijambo rikomeye abariyo batari bumva ibi bintu, aravuga ngo nduwa Yesu sinshidikanya, sina mashaka. Abana baturirimbiye hariya baravuga ngo nukuri Yesu ndiye mwamba. Nduwa Yesu sinshidikanya,
avuga ibindi bintu batari barubiza ngo ushobora byose arandinda kandi nkimwizeye ntawamunyaga. Maze ahimba korasi aravuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha. Haleluya. Maze kubimenya ndihana, ndizera, arankiza, nibyo ndirimba, nibyo mvuga, ndashima umukiza ubudasiba. Twumvise ibintu abantu batari baramenye. Hari abantu bari batihanye ariko baririmba, badiyakona, bashumba. Hamujya mjua Yesu. Umuntu utari wihana, umuntu utari wamenya ko ari umunyabyaha ngo yihane, naririmbe araririmba nkuririmba mu gisope. Uwo muririmbyi yaravuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana, ndizera, arangije agiye ate? Arangiza ati none nabaye umuririmbyi, nibyo ndirimba, nibyo mvuga, kandi ijambo rigeretsaho ndashima umukiza ubudasiba. Ishimwe ntabwo ari iby'imyaka 30, ishimwe ni iry'iteka ryose. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mubibaho byose, mu bihe byose, ishimwe rye rihore mu kanwa ka. Amen. Ishimwe ni iryo. Izi zaburi rero zivuga amashimwe ntabwo twazirangiza, ariko hari akantu kanejeje. Uyu mugabo yararirimbye ngo ndashimira Uwiteka, abwira umutima we arawutegeka. Muri iyo zaburi 103 harabwira ngo umutima wa nihagira umuntu wumva iri jambo umutima wanjye, ubwo niko frere, iyo uri kubwira umutima wawe uba uri kububwira ngo iki? Uba uri kuwutegeka umutima wawe. Ariko kuki udashima? Himbaza Uwiteka se. Arangije arongera arabisubiramo ati kandi umutima wawe ntuhimbaze gusa, ahubwo nibikurimo byose bihimbaze Uwiteka. Arangije avuga ikintu gishobora gutuma umuntu abwira umutima ngo nihimbaze. Aravuga ngo kandi ntiwibagirwe ibyiza byose yagukoreye. Abafite icyongereza ntabwo ari ibyiza, ni benefit. Benefit ni iki? Ni inyungu wabonye mu Mana. Ntiwibagirwe inyungu wakuye mu kumenya Imana. Ntiwibagirwe ibyiza byose, benefit byose wabonye mu Mana, ngo ahubwo ujye ubyibuka iteka, ngo nurangiza uyihimbaze nibikurimo. Ruba kubivuga biri kunanira, niba ari bwo bwa mbere nazanga ntanabazi. Hari umuririmbyi wigeze avuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyuwo. Uzi ko tujya tubeshya turi kwiririmba. None ibyo utunze nawe ubwawe niba uri iby'Imana, ni iki gituma ikubwira uko ubikoresha ukanga? Ubwo nubeshya ibyo utunze ni iby'Imana. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye. Hari n'undi muririmbyi wahimbye indirimbo, uyu munsi turi mu mashini, none maso yanjye, apana maso ya korali, none maso ya masumbuko, nawe matwi, nawe munwa we, mubiri we, mwese mushimisha uwankuye mu ngoyi. Uwo ni masumbuko wenyine. Gushima Imana no guhimbaza Imana bituruka muri wowe, bigaha umutima, bigaha akanwa, bigaha amaboko, bigaha amatwi, bigaha amaboko ugacuranga, bigakora mu mufuka ugatanga, bigakora mu ikoti ukambika abandi, ukavuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo Umucunguzi. Abantu ntibazi gutura Imana, abantu ntibazi gukorera Imana, ariko bavuga ngo haleluya we, bose bakayitera. Murayitera mute? Ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo Umucunguzi. Amaso yawe sa yawe, amatwi yawe sa yawe, none maso yanjye nawe matwi y'amasumbuko, nawe mubiri we, ngo mugire mute? Mushimishe uwankuye mu ngoyi. Umuntu yaba ari mu ngoyi se agashobora kugira atya kandi adadi? Gushima Imana bisaba kumenya iyo Mana ushima ni iyihe. Gushima Imana biva mu mutima kandi biba bifite isoko. Yashimiye Imana ibintu 7, izaburi 103, ariko ntabwo ndi buyirangize. Aravuga ngo mwabindimo byose mumushime. Ahera ku cyambere, ntiyavuga amafaranga, ntiyavuga umugore, ntiyavuga inzu,
ntiyavuga ubwami, kandi yari umwami, ni Dawidi nguwo aririmba. ntiyavuga intambara yamurokoye, arashima aravuga ngo nibabarira ibyo wakiraniwe byose. Ibyo nibyo amaso atareba. Iyo uvuze ngo ndashima Imana yampaye inzu, turayibona inzu, ariko ugomba gushimira Imana ibyo abandi batareba. Nibabarira ibyo wakiraniwe byose, kandi niyo yonyine igukiza indwara zawe zose. Izi ndwara ntabwo ari kanseri, ntabwo ari diyabete, ntabwo ari indwara ni disease z'umutima, kuko yari ari kubwira umutima ngo indwara, icyaha cyose gishushanywa n'indwara. Niyo mpamvu Yesu yakizaga igicuri. Burya igicuri ntabwo ari igicuri epilepsi gusa, icyaha ni igicuri. Ndashaka kubabwira igituma dukwiriye gushimira Imana yatubabariye ibyaha ikadukiza n'indwara twari turwaye. Nigeze indwara y'agahinda. Twari indwara y'agahinda pe. Ndarwara pe. Kandi nyirwara ndi umupagani, na nyuma yaho ndi umukristo ndayirwara. Nuko najya ngenda mu muhanda, baraza kuvuga ko uyu musaza yasaze. Ntabwo nasaze, ndi mutaraga pe. Kandi no kwigayo nize rwose arahagije. Narize bye. Kuba warize menshi ntibyakubuza kurwara indwara yo mu bugingo. Noneho natambuka, nayo mfite indwara narwaye yuko mama yapfuye mfite imyaka 10. Data ntiyadukunda, ntiyatwitaho. Ubwo rero ngenda nziko ntawe unkunda. Ubwo ntawe unkunda rero, nabonye hari n'umuvuga butumwa avuze ngo nihatagira ugukunda uzikunde. Ntukikunde, uzasabe Yesu agukunde. Niwikunda ntabwo uzamenya abandi. Nkajya ngenda mvuga ngo ndi umunyamubabaro, umutima ukambwira ngo Masumbu ntikarame, nyoko yarapfuye, ni mama yarapfuye, iso ntabwo yakwitaho, ntabwo anyitaho, uzi kuriga ndimbwa, uzi ko ntacyo uzigezaho, ntacyo nzigezaho. None ubu ngubu urumva niki? Hari ugukunda ntawe unkunda. Umuntu rero warwaye indwara yo mu mutima ajya areba agasanga ari ku isi ya wenyine, nta muntu umukunda. Umunsi umwe Shitani arambwira ati rero aho kugira ngo uzajye ukomeza ubabare, wanyoye ndanywa inzoga, ndanywa kanyanga, ndanywa pirimusi, aho isikiri nkanywa. Noneho nkayamvuga nzazinywa, nkajya gutega amatwi abasaza bakuru aho bataramira. Nigeze n'ubu umugabo avuga ngo midahora ni igicuma. Nayinywa, hari umusaza wacu witwa Rusanganwa yigeze avuga ngo ikinege cyabwiye inzoga ngo kenyera turwane turi babiri, nunyica nta umorera, nanjye ninkwica nta uzaguhora. Maze nkazinywa nkabana ikinege, nkayanywa saa 9 z'ijoro, nkava ku mushaki nkagera Ikironko igitobi wacu. Ngenda mvuga n'ubundi ntaho ndi no gupfa nzapfa, ndagapfa. Iyo ni indwara ngo mpure na Yesu, nsanga Yesu ni karuhura pe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe data wa twese, ngo ajya amenya intege nke zacu, ngo aradukuyakuya, ngo aturinde ubwihebe. Ndaruhuka maze kumva ko nakize ya ndwara, ntangira kuririmba. Nje narimbata nk'umudendezo, nje nari impumyi arampumura, nje nari intumbi maze aranzura, nimwumva yo mahoro Yesu yama. Ibyo ni ibintu twumvise bitigeze bigera mu matwi y'abandi, uyu munsi bigatuma dushima. Abandi batureba bakagira ngo twabuze urwago. Ni ukuri, nibabarira ibicumuro byanjye kandi ninkiza indwara zanjye, ikangirira imbabazi, ikanyambika imbabazi nk'ikamba, kandi ikantwikiriza agakiza kayo. Avuga ijambo riheruka aravuga ngo kandi igifata ubusaza bwanjye, abasaza baraha nimwe natumweho, igifata ubusaza bwanjye ngo ikabuhindura, ngo nkongera ngasubira mu busore, ngo nk'ubwikizo. Se mwari muzi ubwo busaza? Hari igihe umutima uba usaza ugasanga warashaje. Wakumva ijambo ry'Imana. Paul yaravuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ajya agenda ahinduka mushya uko bukeye, uko ahuye n'ijambo n'umwuka wera akaba transform. Ngo ahindura ubusaza bwawe ugasubira mu busore, ukamera ubwiza bukagaruka nk'ubw'ikizu cy'igisore. Reka mbabwire ijambo ry'Imana ukuntu riryoshye cyane.
izi zaburi bagiye bazihimba kubera ibihe umwami yagiye abacishamo. Hari umusaza wavuze ngo sinzapfa, mumbabarire mu nyumve, sinzagira nte, yarapfuye. Yaravuze ngo sinzapfa nzarama, nindama nkora iki, namamaza imirimo y'Uwiteka yakoze yose. Uzi icyo gihe yari yahuye n'ikibazo kandi afite amasezerano y'Imana. Abari mu masezerano y'Imana rero ntabwo mbabwira ngo mumvugire ngo amehoya, ntabwo nabitegeka. Yari mu masezerano y'Imana, Imana imubwira ngo uzaba umwami wa Isirayeli. Yasizwe amavuta, yimitswe n'umuhanuzi, ariko kugira ngo agere ahazaba umwami biramugora. Umunsi umwe agirira abantu neza, bari abantu bahikeyira, arabatabara, batewe abagirira neza. Bukeye umwanzi amwokeje igitutu, ahungira ikeyira. Ageze ikeyira yihishe, akiri aho intumwa z'umwanzi we zimugeraho ziravuga ngo Dawidi acumbitse ikeyira. Bagenda bagiye kumufata, arasenga, nimunyumve yemwe dushima Imana, ngo abwira Imana ngo yewe Uwiteka we, aba bantu nagiriye neza ese barantanga mu maboko y'umwanzi wanjye Sawuli? Umva Imana sha tuyishime tuyize. Ngo aravuga Uwiteka barantanga cyangwa barampisha? Ngo Uwiteka aramubwira ngo baragutanga. Hari abantu bazi ko gusenga bikuraho byose. No, Imana igisubiza ngo ndabikora, Imana igasubiza ngo tegereza, ubundi Imana ikaguhakanira ikakubwira ngo ntabyo nzakora, kandi igakomeza igashimwa. Yabikoze niyo, itabikoze niyo, yasubije niyo, icecetse niyo. Wakimara kumva iryo jambo rikomeye, waravuga ati none ubwo bari mu ntange rero ngiye kwitabara. Warasohoka, asohotse aragenda atora umukungugu hari, ariko Imana irakabyara. Ngo atora umukungugu umucucu, arawitera, acira amacandwe, yisiga ibyondo mu maso. Arangije aramanuka, aza ku marembo aho abanzi be bari, amanuka atya. Ngo akigera hari abanzi be baramubonye. Ngo Sawuli aravuga ati ari he Dawidi? Ati wa wundi baririmbye ngo yishe inzovu ari hari ikeyira. Ngo abasirikare bahagarara hariya, Sawuli ahagarara ati nimugende mumumfate. Ngo akimubona abona n'umusazi. Ngo aravuga ati ariko aba basazi nibo mumbwira ko ari bo? Ati munkurire umusazi ahangaha, abasazi ndabagwije, musore uyu musazi. Bakisora wa musazi, Dawidi arambuka araririmba, arashima, yandika Zaburi ya 65 aravuga ngo nk'uko inyoni icika mu mutego w'abatezi, uko niko ubugingo bwanjye bucitse mu maboko y'umwanzi wanjye. Arandika aravuga ngo sinzapfa nzarama, ngo namamaze imirimo y'Uwiteka. Gushima bikomoka mu kwibuka ibyo bintu. Ansoze ne kubaza kuri niko urakibuka ibikurimo, ujya wibuka amateka, wibuka iby'Imana yakoze, ujya wibuka u Rwanda, ujya ureba iby'Imana yadukoreye, ujya wibuka rwose iby'Imana yagukoreye. Umwami muzima ufite amasezerano y'Imana yihindura iki? Umusazi. Kandi Imana ica mu bwenge, mujya mushima Imana yaduhaye ubwenge bwo kwihindura abasazi pe. Mwe cyobahiro imuhimbira mbinu nziza, yihindura umusazi, ararokoka. Ageze hakurya afata gitara aracuranga ngo sinzapfa nzarama, nk'uko inyoni icika umutego niko mbavuyemo. Arangira aravuga ngo nukuri n'abanzi babambira amahema kuntera ari ibihumbi, nabwo umutima wanjye uzikomeza ku Mana igitare cyanjye, Imana y'agakiza kanjye. Arashima, araririmba, arandika, aravuga ngo umutima wanjye we himbaza mwabindimo byose mwe mumushime, kandi nimuzibagirwe ibyo Uwiteka bakoreye byose. Ashaje aravuga ngo nari umusore, none ndashaje, sindabona Imana ireka umukirana. Niba hari icyaha kimwe ni ukutibuka imirimo Imana yakoze.
niba hari icyaha kibi ni ukudashima Imana. Ni ukuri wabwira umutima wanjye, ukabwira umutima wahimbaza, watura ntawe ukuririmbiye, wakwibuka urugendo rwawe wagendanye n'Imana uyu munsi, wakwambika abakene ntawe ubikubwiye, wakwibuka ko wigeze nawe ukena. Uraho mwa ujya wibuka aho twavuye hano? Ntamubwira se si uwanjye ntabizi. Reka nkwibutse ukabyara. None amabinga n'amabinga, imodokari n'imodokari, abana n'abana, ufite akazi mu gihugu, abandi barakirwaniye bagwa ku rugamba, none wowe Imana yaguhaye kurama urakomeje uba mutima wanjye himbaza. Gushima Imana ni ukwibuka urugendo wagendanyemo n'Imana. Reka mvuge ibintu bikeya soze. Icyambere igituma dukwiriye gushima Imana, Imana ikwiriye gushimirwa ko ari Imana. Ako mugacyuri, Imana ikwiriye gushimirwa ko ari Imana. Ni Imana ntacyo yakoze, ni Imana itagize ikigukorera, ni Imana tudahari, ni Imana duhari. Yahozeho itararema yitwaga Imana, kandi iremye irakomeza iba Imana. Ihoraho, ntigengwa n'ibihe, ntabwo ibeshejweho n'amashimwe yawe, ntibeshejweho n'amaturo yawe. Ni Imana iraho yihagije. Yaravuze ngo njyewe nijye wiremeye ibi bintu ndabigenga mbigenera igihe. Nduwiteka iteka ryose, Elohim, nduwiteka iteka ryose. Ikwiriye gushimirwa ko ari Imana. Ujya wibuka ko iyi ngiyi yaduhamagaye ni Imana yihagije. Point. Maze itari yasubiza ugiye ibwira ngo uriho, ndagushimiye kuko uri Imana. Uriho, uriho nariye, uriho ntariye, uriho mu ntambara, uriho mu mahoro, uriho ndi mu nzu y'ibyatsi, uriho narubatse etaje, uriho ndi Rwanda, uriho ndi Kongo, uriho ndi Buraya, uriho wahozeho, uriho ushwirishimye. Buri gitondo ugibwira ngo ndagushimiye kuko uri Imana yihagije. Iryo ni ishimwe ridakwiriye kubura mu kanwa kacu. Imana ikwiriye gushimirwa ko ari Imana, nta bindi uyiciye, nta yindi kondisiyo, nta mihigo wahize. Ni Imana. Imana ikwiriye gushimirwa ko ari Imana. Cya kabiri, Imana ikwiriye gushimirwa ibyo yakoreye abo yaremye n'ibyo yaremye. Mu bitwara murebe hano, nuza gusoma Zaburi y'106, 103, 104, 105, 106, 107, ni Zaburi ziri continue. Ni Zaburi zivuga Imana mu bihe abantu ari beza, ikaba Imana mu gihe abantu ari babi. Ni amagambo avuga ubumana bw'Imana, kandi aravuga ngo Imana ikwiriye gushimirwa ibyo yakoreye abantu bayo n'ibyo yakoreye ibintu byayo. Kubera ikivuze iri jambo, Bibiliya iravuga ngo ibyaremwe byose n'abaremwe bose ngo bategerezanya amatsiko, ngo bakarambura ibiganza bagatega Imana, ngo Imana igapfumbatura igipfunsi cyayo. Zaburi 143 ngo nayo yapfumbatura igipfunsi cyayo, igahaza kwifuza kw'abaremwe n'ibyaremwe. Reka mbacyurire igituma dukwiriye gushimira Imana. Ninde wari wategeka ko bucya? Ninde wari wagusha imvura? Yigeze ibura, irabura tugitaha hano mu gihugu cyacu, irabura mu Bugesera, abantu bagurisha amabati barimuka. Icyo gihe nabaga ku Gisenyi, ubutayu buraba. Nari mfite uduka 3 nazanye, turagenda turagandara turuma pe. Ngiye utabasha no kwizurira agakakange, ubwo urizo nkari izange zirapfa we. Imana yimana amazi agakama, yayatanga agakwira umujyi wa Texas. Ejo bundi imvura yaraguye Texas, amazi ararengerwa n'abantu n'imodoka. Niyitanga amazi akubika isi, yayimana bukaba ubutayu. Iyo Mana ubwayo ngo niyigusha imvura mu ndabo zikaba neza, ikagusha imvura mu mirima tukabona icyo turya. Iragahora ku ngoma, muyikomera amashyi. Burya rero ntabwo ari ubuhanga bwa, nitanga amazi, ibeshaho ibyatsi, ibeshaho ibiti. Nasomye Zaburi mu gitondo, haravuga ngo nimeze ubwatsi inka zikarisha, abakunda inka muri aha ngaho uraho cyane, ngo nigusha imvura ikameza ubwatsi inka zikarisha. Kandi ndayikunda cyane, ntacyo yibagiwe, ngo niyo iha amasha. Isha murazizi, ngo iha amasha
guhaka ngo zajye no kubyara ngo nizihagarara iruhande ziri kwerera ngo zitica abana ba iyo mana yonyine ngo niyimenye ukuntu zihaka zikabyara ngo kandi ngo iyo ziri kwana ngo ibayumva ngo ibyana by'inyoni biri mu byana ngo bijya byanana ngo Imana ikabyumva ikagusha utubuto mu kanwa kabyo inyoni zikaba ikwiriye gushimirwa ko ari ibeshaho byose. Amen. Murumva idakwiriye gushimirwa cyangwa n'abantu bakunda kwirata nimwerekeze ishimwe ryose mujye muribanza ku Mana nituma tubaho n'ukuri. Duherutse kubura amazi Masaka tumara ibyumweru 3. Mana mu ijuru yewe abavuga butumwa kubura amazi n'ishyano. Shaka amazi yo koga ndayabura kandi nayivuye mwivuga butumwa ibyuya byandenze nkuko bwira gakobwa kanje kitwa Open nta mazi ariti ntayo papa ntayo data ndapfuye we. Ati wasenze se ni wavuze ngo tujye ngo yari umuntu kimwe natwe ngo ngo wasenze simburikago yabivuze kibigezo agahinda kanyishe ndapfukama mbwira Imana waduhaye n'amazi watugushi mukanya gato imvura y'impanguka no ndabaniyo yatwimya robine none yavanye mu kirere mu bicu nimushima Imana ibeshaho byose ibeshaho abo yaremye nibyo yaremye. Ishimwe ryayo ntirikabure. Icya gatatu mushimira Imana kuko Imana yitoranirije ubwoko bwayo bwite ari ryo torero ry'Imana. Ibindi byose ni ubuntu rusange ariko itorero ni special people. Ariko mwebweho Petero ibice 3 n'umurongo wa 9 Petero wa mbere 3:9 aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Haleluya. Bamasenye na bamarume n'abandi ntibamenye ibingibi ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe muri ishyanga kera muri abantu Imana yironyeye kandi muri abatambyi b'ubwami muri abantu Imana yahamagara ngo mwamamaze ishimwe ry'abami. Itorero rikwiriye gushima Imana kuko twatoranijwe. Ubu ndi pastor umuvuga butumwa nta gakiza naha mama nako naho umwana wanjye umva gahinda mfite nakoze ibishoboka ndabwiriza wapi ahubwo nabwiriza disi ikitoraniriza abandi. Hari umuhungu wari inshuti yanjye magara wangiriye neza maze gukizwa ndamusanga njya kumusanga pe ndamwigisha arangira arambwira ngo iyo Mana yagukijije nanjye izansange atahubwo murwagwa n'inkwere ni haha narapfuye. Uwo bari bicaranye bari kumwe arambwira ati komeza ubinyibwirire di. Ndamuganirije nahavuye uwo nagiye gushyira ubutumwa adakijijwe ahubwo uwo ntazi niwe wakijijwe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe niyo mpamvu tudakwiriye gupfusha ubusa ubu buntu nakagakiza kuko Imana irakuroba ikakuroba ikadushyira hamwe mw'itorero ikatwita ubwoko ikatwita bababariwe ikatwita batoranijwe nuko turi ubwoko bwatoranijwe. Itorero rikwiriye gushimira Imana cyane agaciro k'amaraso y'Umwana. Dukwiriye gushimira Yesu cyane waduhinduye ubwoko bwite. Icya kane abayishima bakwiriye kumenya ko Imana ifite ahantu ishimirwa. Icya mbere ishimirwa mu ijuru. Indirimbo 148 haravuga Zaburi nimbabwira indirimbo mwumve Zaburi 148 ravuga ngo himbaza Imana yewe wajuruwe nibikurimo byose ngabo zo mu ijuru bamarayika batabarika nimushimira ko yavuze mukabaho kandi yategeka mugakoreka. Mu ijuru hari ingabo hari abantu hari ibiremwa Imana yiremeye bibarwa demiliye. Ibyashuwe 5:11 haravuga ngo ingabo z'Imana zibarwa ngo agahumbi n'inzovu n'ibihumbi ngo bahora bameze batyo. Shimwa himbazwa mu ijuru naho utashima barayiramye ngo hariyo n'abasaza yasaba Imana ngo izambabarira abasaza nzababone ngi mugongo waracitse none abo basaza bo ngo bahora imbere yayo bameze bari. Ukwiriye gushimwa kandi ngo bagakubita amakamba hasi. Ukwiriye icyubahiro wewe wabashije kwihamagarira abantu ukabakura mu miryango mu moko ngo bahora bayishima bayiramya iteka
Bibiri ikavuga ngo rero nimushimire Imana yemwe abari mu isi mwese, abami, abagabo, abagore, abasaza, abana, abategetsi, abatunzi n'aboro bakwiriye gushimira Imana kuko ariyo yabahaye kuba bariho. Kandi itorero rikwiriye gushimira Imana kurusha abandi bose kuko bamenye Imana. Icya gatanu, abashima Imana korali, nimushimira Imana y'imyaka 30. Uyu murimo ntabwo ari mu mwawukoze. Mushima Imana yabahamagaye, ariko mushimire n'abandi babashyigikiye ngo uyu muri mugende neza. Nidushimira Imana ibyo yakoze, tuyishimire kandi dushime nabi Imana yakoresheje. Mu Imana icyubahiro. Aka ntabwo nakavanga nakabuze. Nukuri mfite agahinda muri iyi myaka ndimo. Abo tungana n'abanduta n'abandi b'iki gihe bagize umugisha wo kugira ababyeyi. Ababyeyi bacu batureze badutoza umuco w'indangagaciro z'ubunyarwanda n'ubupfura. Nibuka mama atarapfa yambwira ngo hagize umuntu ugira ikintu agukorera ujye umubwira ngo murakoze. None uyu munsi ni ukuri pe. Umwana araza ati papa nkeneye minervari, nkeneye na pocket money, ukamuha thank you. Nta nubwo muzi gushima. It's my right. Akambwira mu Cyongereza kandi ngewe ntacyo nize, tutariganye. Akamubwira none se uburenganzira bwanjye, none se niba umpaye minervari si inshingano zawe, icyo ukoze se kidasanzwe ni iki? It's my right, it's your responsibility. Akambwira n'Icyongereza tutariganye. Kera indangagaciro n'umuco mwiza w'Abanyarwanda, iyo umuntu yagiraga ikintu agukorera waramubwiraga ngo urakoze. Barokore Bibiri iravuga ngo mubibaho byose mushime. Nimushima mushime n'ab'Imana yanyuriyemo. Ndashima Imana. Ubu kumutureba hano hari uwashimye Imana ko yagiye mu Bufaransa. Mwabyumvise ukuntu biza zigora? Muzi ko jewe pasiporo ya mbere natunze muri Zaire nayitanzeho ibimasa 5 vo. Nagiye kuri immigration shaka, nabonye bourse ngo njye kwiga Kinshasa, mbura passport. Ndaje directeur wa immigration aramwe ngo uzana ibimasa 5. Ndabibura, nari n'umukene ndi n'impunzi. Njya kwa marume witwa Gasarabwe ampe ibimasa 2. Njya kwa Kabayisa ampe ikimasa. Njya kwa Rudacogora ampe ikindi. Njya ku muntu w'inshuti ampe ikindi. Ndabigurisha njya kwa Deje ndamuha yose, maze kwamuha ampa passport. None uyu munsi ni murebe ukuntu dukwiriye gushima Imana. Ubu ndaprayinga ku irembo passport igasohoka mu minsi 2. Nimushima Imana yaduhaye igihugu, nimushima Imana yaduhaye abategetsi batwemerera kubona izi opportunité mu gihe kereka wenda bari bibereyeho. Burya abantu batazi igihugu ntibazi n'agaciro kacyo. Nimushima Imana, mushimire n'Imana yaduhaye byose. Mubibaho byose mushima Imana, ariko nimunashima mushimire n'abantu. Reka mundebe hano, ubu mfite abakwe, mfite n'abakazana. Yewe muko wanjye uri aha ngaha, nawe uzaze ejo bundi ningo umukobwa wanjye ucyo ushima Imana, ariko nanjye uzanshimire nakubyariye umukobwa. Nimushima Imana, mushimire n'Imana yabahaye ababyeyi. Nimushima Imana, mushima ababyeyi. Nimushima Imana, mushimire banyoko bukona basohoka. Nushima Imana, ushimire na shangazi wakureze. Nushima Imana, ushimire wa wundi wagufasha uri imfubyi. Nushima Imana, ushimire na wa muryango wakuraruje. Nushima Imana, ushime n'ab'Imana yakoreshe. Gushima Imana no gushimire n'abantu Imana yakoresheje. Kandi cyo tukihana. Abarokore bakunda gushima Imana, ariko ntibajya bagira reconnaissance ngo bashimire n'ababagiriye neza. Nushima Imana, ushimire n'uwo. Yewe hari umuntu wandangiye umugeni. Kera twasabaga imiryango, ntabwo twakundaga gusa, twakundaga. Yarambwiye ati muri uriya muryango ushobora kuzabonamo umugeni. Ni kweri habe ikizambwira indangagaciro zabo. Arandangira ntungira urutoki, nanjye ndasenga ndanazerera ndinjira ndakurikira ndeba bya bindi yambwiye uwo mubyeyi. Ndangije nsanga koko ni byiza, ngira amahirwe ngiye gutera. Ntabwo twateraga ibitwebwe, oya
ntabwo twapfukamaga. Aba none nibo batera ivi, nta vi nateye nayitereye Imana, cyakora namwe muzayatere kuko urukundo rwagutuma utera ivi ntacyo bitwaye. Ariko uwo muntu wandangiye ngezeho mpabona umugeni. Uyu munsi tumaranye imyaka 32, ni ukuri pe. Njya ngenda nkabwira nti muzehe urakabyara, wandangiye neza, wantungiye urutoki ahantu heza. Umuntu wampaye inka ya mbere ikabyara inka ebyiri, ndacyamushimira ndacyamwirahira. None Imana yaduhaye ubuzima n'ubugingo, nidakwiriye ishimwe n'icyuba. Nimushime Imana, ariko mushime n'ababigizemo uruhare. Hari uwo nsitaje, hari abantu batakimenya gushimira ba nyirabukwe. Hapfa kubona wamumuhaye ni bayi rwose. Hari abantu batagishimira ba mama, hari abantu batagishimira ba papa, hari abantu batagishimira ba tate. Nimwihane. Hari abantu batagishimira ababyeyi. Umuntu aherutse guha umuntu uri ifuti ntamuzi, arangiye tugeze ahantu nyina aramuhamagara, halo mami, amubwira numva twari twicaranye, atariko mwana wanjye ko ngukumbuye, harya ubwo ntiwanzanira na ba bana. Mama ubu nabaye busy. Ndikubwira nyuko busy, azi busy cyari cyo. Tugiye gutandukana aramubwira ngo mama I love you. Amusoma kuri telefone. Niko urasoma nyuko kuri, wagiye ukamusoma ku itama, wagiye ukamuramutsa. Niba kumbuye abana washiriye abana. Nimushime Imana, mwibuke n'ababyeyi mubashimire. Nimushime Imana, ariko mwibuke n'ababigize mu. Ntukabwire mama ngo I love you. Uherukana na mama ryari? Nimushime Imana, nimushime Imana, mushime n'ababigizemo uruhare. Nimushime Imana, nimushime Imana, mushimire abarara hanze tukarara mu nzu. Nimushime Imana, mushimire abari ku muhanda. Nimushime Imana, mushimire buri muntu. Nimushime Imana, mushimire abari mubigisha abana bacu. Nimushime Imana, mushimire abayobozi. Nimushime. Ntabwo Imana ikora gusa, ahubwo ikoresha abantu. Nimuyishima muzashimire nabo ngabo yakoresheje. Imana ihabwe icyubahiro. Ndanezerewe cyane kuko mbonye ko dukwiriye gushima Imana kandi tugashima n'abantu. Icyanyuma, nimushime Imana, mukore ibituma abandi bashima Imana. Uzuye ishimwe wanezerewe, uzakore n'ibituma abandi bashobora gushima Imana. Ndanezerewe cyane. Nimushime Imana, mushimire, mukore ibikorwa bituma n'abandi bavuga ngo urakoze mwana. Yesu yavuze ijambo rizadukoraho abahamagawe. Wazahamagara abantu ngo nari nshonje, kubabwire ngo nari nshonje, musubiriremo mugira muti nari nambaye ubusa, mugira muti harabo mwambaye neza, reka nsubire mbacyurire, muzankunda, muzongera mu ntumire kuri anniversaire ya 40 niba nzaba ntarapfa cyangwa Yesu ataragaruka. Uziko mwabonye abantu kuntu bambaye neza? Nyaboneka. Muzi itegeko ry'umwami riraha mu gushima ibyo mwifuza ko abantu babagirira, namwe bari byo mugirira abandi. Iryo ni ryo tegeko ryo hano. Kankavuge kuko dusigaye dusenga nabi. Hari ahantu nasengeye, ahantu babwira umuntu bati ngaho sengera abarwayi. Ndabivugira abatari kumwe na mwari muhari. Sengera abarwayi nkuko umushumba bamwe usengera ababaye. Mwami Yesu, haleluya, turagushimye mwami, haleluya. None mwami Yesu Kristo, tugutumye mu bitaro bya CHK, tugutumye Faisal, tugutumye Kanombe, tugutumye mu Ndembe, turagutumye. Mutuma Yesu cyangwa yaradutumye? Dukwiriye kubwira Imana ngo ukize abarwayi, ariko ntukayitume. Yaradutumye. Yaravuze ngo mujye gusura abarwayi, mujye gusengera abarwayi. Ntabwo ari twe dutuma Yesu. Abantu baracuritse n'ukuri. Muzi kituma iri jambo ry'Imana rivuga ngo uwo Musa azavuga ngo nari ndwaye muza kunsura. Ni Matayo 25:34. Nari nambaye ubusa muranyambika, nari umunyamahanga muranshubikira. Ni mukora imirimo ishobora gutuma abandi bashima.
icyanyuma ni ukudashima. Urwandiko rwa kabiri ko rwandikiwe Timoteyo ibice 3:1 haravuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Ni ijambo tuzi munkurikire, kuko abantu bazaba icyambere ikunda, bakunda impiya, badakunda ibyigenge, indashima. Kudashima ni ikimenyetso cy'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo yarwandikiye itorero, n'urwandiko rwa gishubi. Yabwiraga abakristo ngo mu minsi iheruka indi, dore uko abakristo bazaba basa, bazaba bikunda. Nicyo bita sejuru, nzoja mu ijuru, ntabwo ndi igikoko ndi umuntu, yo burya nzoja mu ijuru. Namwaramutse, namwaramutse, namwaramutse igira ite? Iraguma. Namwaramutse muracyaramukanya se? Muracyaramukanya? Hari uwagukoraho? Uragenda wameze amababa, hari uwo wahobera kweli? Ntabwo nari muhaye amafaranga, nari muramukije. Arangije avuga ngo kumbure ndi umuntu, burya nanjye ndi umuntu. Yarazi ko ari igikoko. Amaze imyaka 7 mu rusengero, nta umuramutsa kuko asa nabi. Nanjye muramukije ntazi icyo nkoze, naho nakoze igikorwa cy'Imana. Arangije agaruka mu ibyiringiro avuga ngo mbonye mu nyonga zo mu maso hawe. Aravuga ngo mbonye Imana. Burya rero iyo ugiriye umuntu neza ntabwo akubona, abona Imana. Iwanyu baramukumbuye, rega iwanyu barabakumbuye. Mujye kubaramutsa mwuka byara. Kohereza momo ni kimwe. Momo se yaguhobera. Momo ntabwo ihobera nyuko, ntiyanahobera nyuko bukwishwe. Momo ni amafaranga, kandi burya umubyeyi akeneye abana. Muheruka iwanyu, ubwo ntavuze mu ndimi nshya ntabwo nahanuye. Muheruka iwanyu se, muheruka gusurana, muracyaramukanya, muracyamenya aho abashumba baba. Mbe bashumba muracyamenya aho itorero riba? Bariri mwakoze 30 ya anniversaire, muracyaramuka, muzi aho batuye. Ingorane si ukuririmbana utazi mugenzi wawe, yaba atishyuye umusanzu mukamuca, kadaheruka gutanga umusanzu, mwaramusuye muzi impamvu atatanze umusanzu. Muraho ni melody. Kuririmba ni kimwe, no gukora ibikorwa ni ikindi. Kuramya ni kimwe, no gukora ibituma abandi bishima ni ikindi. Natashe ndira, ndasohoka ku cyumweru, asaba umushumba ati ndashaka gushima Imana. Arahagarara, ndashima Uhoraho, ejo nabonye Imana. Twaririmbye ngo mwarayibonye? Twarayibonye. Uwe nta yindi Imana yabonye abantu bamuramutsa ngo abone Imana. Ati nabonye Uhoraho, umwami yansuye nange yangendereye. Narihebuye ngira ngo sindi umuntu, none nabaye umuntu. Imana yangendereye. Nararize we. Kumbe hari abantu bakeneye ko turamutsa, hari abantu bakeneye ko duhobera. None ubu ngubu none abashumba nta n'ukindamutsa da, ni ukuma protokole n'abasoda bakagenda iruhande rwanjye, mwaretse bakandamutsa. Ko Yesu yaramukanyaga, turi bashumba bwoko ki bataramukanya? Ko Yesu yakoraga ku babembe, akaramutsa umugore uva amaraso, washizemwe amaraso, yanamukora akaza akamubwira ati yewe mwana wanjye igendera amahoro kizi cyago. Mbe muracyahana ibyifuzo. Wambona nambaye ubu mwamenya ko mbabaye, mwabibwirwa n'ikizi? Mwabaro umutima umenywa na nyiraho, umunezero wawo nta mushyitsi wawe ujyamo. Iyo ni imigani ibice 10:11. Ndarangije mbabwira ngo dushime Imana, kandi dushimira Imana, ariko dukore n'imirimo ishobora gutuma abandi bashima. Uwo muntu kumuramutsa yashimye Imana. Muza akantu kanejeje, aho ntangira ikiruhuko kizabukuru, nagiye kuvuga ubutumwa ahantu hakurya ahangaha, sige naje kubabwira. Ndagenda ngeze mu Buholandi, ndabwiriza, naho harimo harimo rwose, harambona. Kandi icyo gihe nari Saint-Gerard, hari 2004. Ejo bundi 2024 ngiburayi samusanga mu Buholandi, na bya bibaribye baranamushorye
baramubaze baramutunganya. Atunzwe n'umupasitori. Umupasitori ni utunze uwo muntu w'ibibari. Noneho ndamuyoberwa, njye arambona nari mu ishop ndi gushopinga ngo ntahe. Arambona azanyiruka. Ego abarundi baramukanya neza pe. N'ikinyabupfura cyinshi. Asa n'upfuka muri aho mungeri. Muri aho. Ntabwo womenya. Je ndi wa mukobwa. Twahuriye mu Kayogoro Sosuma, urangumbira. Ati kandi uyu ni umutware waje. Ni umukozi w'Imana, ni ukuri kw'Imana. Yandamukije gusa kuko namuramukije. Harangira ngo sinzibagira igikomere wamvuye undamutsa mu gihe abo ndimwe batandamukije. Ndavuga nti burya dukwiriye no kuramukanya. Imana ibaho umugisha. Dusohoke dushima Imana. Dusohoke dukora ibyo bikorwa. Mukora ibikwiriye gutuma abandi bishima. Dusohoke tubwire abandi ubutumwa bwiza nabo bashimire Imana. Ako karakanjye nukwirata inkovu z'imiringa ariko ndacyabikora n'ukuri kw'Imana. Mujye muha abantu rifutiye. Yemwe ab'Imana haye imodoka, mujye mutanga rifuti. Niba utari kwihutira mu nama ukaba utakererewe akazi, nyaboneka ntugasiga umuntu. Ushobora no kumutwara akabona Imana. Ntugatinye guha umuntu 5 na 2 na 500. Ese mwari muzi ko hari abantu batunzwe n'igihumbi bahawe mu muhanda? Kandi iyo umufunguriye agenda avuga ngo nabonye Imana. Nabonye Imana. Nabonye Imana. Niyo mpamvu urukundo niryo tegeko rikuru risumba yandi mategeko. Ukunda Imana kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Imana ibaho umugisha. Mugira anniversaire nziza. Imana yarakoze kuturinda. Tuyishimire kandi tuyishimire kandi dukora ibikorwa byo gushimira. Ariko maze muzandamukiriza abo bene wanyu, mugende mushime ab'Imana yakoresheje ngo mube abo muri bo. Nta ujya abona promotion atayihawe n'umuri hejuru. Nta ubona ubumenyi atabwigishijwe n'umwarimu. Mushimire Imana, mushimire n'ababigisha. Mushimire ababyeyi baduhetse. Mushimire ababyeyi batugiriye neza. Mushimire abatureze. Uranyumva sha mwene pastor? Ujye ushimira so. Ushimire nyoko. Dushima Imana. Imana ihimbazwe. Tubonye ko dukwiriye gushima iteka ryose. Tuyishimire. Mureke tuyishimire, dusohoke tujye gushimira n'abandi kandi dukore n'ibituma abantu muhaguruke dusenye Imana. Muhaguruke dusenye Imana. Imana ibaho umugisha. Shomba muze twigire hero. Maze rero tujye gusenya Imana. Ariko hari icyo Umwuka Wera yavuganye nawe. Hari icyo umutima wakwemeje. Uracyashima. Uracyashimira Imana. Uracyashima. Uracyatuma abandi bashima. Hari impamvu guturukaho yatuma umuntu ashima Imana. Urakibuka iby'Imana yakoze ukayitegera amaboko. Twongere tubwire Imana ngo utwibutse gushima. Umuntu yigeze yibuka imirimo y'Imana, yubaka urusengero wenyine. Ararwubaka, ararwuzuza, aravuga nkanjye ndinde kugira ngo Imana inyiteho bigeza sizaburi se. Nkanjye ndinde ngo Imana indinde ingeza. Arangira ngo aravuga ati ndubaka inzu yubakira Imana. Gutura, gukora imirimo ntibisaba ko bagushyushya, no gutekereza kuma. Yanditse Zaburi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera ngatekereza umurimo w'intoke zawe. Nkibuka ibyo wakoze byose, umutima wanjye ukugirira inyota kandi nkakuramburira amaboko. Ntabwo ari ukwetega gusa, n'ukurekura n'ibirimo. Nukuri nimureke dushima Imana, mureke dushima ababigizemo uruhare, mureke dushimira ababyeyi, mureke dushimira abana. Mperutse kujya gusura umuntu urwaye, ndamubwira ntese aha hantu uko nzi ko abana bawe bose bashiriye ku rugamba, aha ni wawe? Arambwira ati aha ni wanjye. Ninde wahubatse? Arambwira ati uzi wa musaza? Ni ati yigeza kwerera umwana w'imfubyi, aramushingira mucumbikiye. Umusaza arapfa. Ati uwo mwana wumvise ko umusaza yapfuye aza kunsura, asanga aho ntuye. Arambwira ngo aha ni wawe? Si ati ndamubwira ngo yagiye nta nzu gira.
aramubwira ngo kuba yarankwerereye nduba yamwubakiye inzu kadastre umwana. Arangije aramubwira ati ninapfa hano ni wanjye. Mukore bituma abandi bashima. Nta muntu uba icyo ari cyo atakigizwe n'abandi. Ni so, ni nyoko, ni igihugu gihe cyizera umuntu kikamuhindura umuntu. Kikamuhindura umuntu ko ujye ushimira n'igihugu. Mwibuke gushima Imana. Buriya turi mu mwenda munini ibintu Imana yadukoreye ntabwo tuyishima. Ariko n'abantu batugiriye neza ntabwo tubashima. Ndashaka ko dutaha n'ingaruka hano. Nzasange hari abo wagiriye neza, wibutse neza yakugiriye, ujye kubashimira. Yewe muko, ujye gushimira mama. Nawe musore, ujye gushimira papa. Mwihute mujye gushimira ababagiriye neza, nabo bishimira babona Imana. Niba nanjye hari uwo nagiriye neza aze kunshimira. Nabonye muri gufata kamera, dore ko mwabaye buriya murabishyira kuri social media. Ntacyo bintwaye, ni ijambo ry'Imana. Ariko mushime Imana, mushime n'abantu. Maze niba hari icyo Umwuka Wera yakubwiye, utegere Imana amaboko uyibwire uti uko niko narindi ariko ndihari. Dushime Imana, turamburire Imana ibiganza, tuyishimire ko ari Imana, tuyishimire ibyo yakoze, dushime n'abantu, dushime Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimiye. Buri muntu wese agira kera he, nanjye ndahibutse. Turagushimiye ko waduhaye kurama, turagushimiye ko waduhaye itorero, turagushimiye ko wadutoranije, turagushimiye ko waduhamagaye, turagushimiye ko wahamagaye korari Ibyiringiro muri imyaka 30. Turagushimiye imirimo wakoze mu buzima bwacu. Turagushimira itorero, turagushimira abakozi bawe, turagushimira amateraniro. Mwuka Wera w'Imana, turagushimiye ko wadufashije muri urugendo rurerure. Turagushimiye ko watugiriye neza, waradutabaye tugutabaje. Twararwaye uradukiza, twarakennye uradukenura, twarasenze uratwubakira, waduhaye kubyara, watugiriye neza mu makuba, waduhinduye abakozi bawe, watugiriye neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mwami. Tugushimiye umugisha twagize kubana n'ababera. Turasabye kugira ngo twigishe kugushima, tugushime tugenda, tugushime tubyutse, tugushime kandi twigishe no gushimira abatugiriye neza bagatuma tubabo turibo. Turasabye kugira ngo twigishe gukora ibikorwa bituma n'abandi bishima. Icyubahiro n'ishimwe, Umwuka wawe abasha kutwigisha kuruta uko tubivuze, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Cyo ndimo ndasengera muri aka kanya ni kimwe no kugira ngo iri jambo rigume mu mitima. Kandi cyo ntinya naco ni kimwe nuko wagera hariya hanze Satani akiba ubu butunzi bukomeye duhawe uyu munsi. Cyo ntinya. Ariko Imana iturinde, iduhe gukomeza ijambo kugeza ku munsi wanyu. Haleluya. Nari mfite amagambo menshi, nari numvaga umutima usunikiramo kugira ngo iri teraniro twinjiremo, ariko nta gihe. Mumfashe tubanze dushimire umushumba. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Ntabwo mvuga byinshi uretse gushima Imana. Ngiye kubasaba muhaguruke twakira ijambo ry'Imana, tugiye gutanga ituro. Ndi busabe Dona, nubwo umwanya ugeze hari, ariko numva mu byo pasiteri yatubwiye ntaco yari akwiriye kuba yashigaje. Nubwo byari kugera 9:00, uwarambiwe n'ubundi yaje arambiwe. Uwo nta muti twamuha, keretse Imana yonyine ikamusanga. Uwaje avuga ati ndarambiwe n'ubu butumwa, n'ubundi Umwuka w'Imana azamusura, sibyo?
ariko abandi twumva twakomeza kumva buriya jambo. Muremeranya nanjye ko twari dukwiriye gukomeza kuryumva? Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ari njye ari pastori rero ntabwo mudutera amabuye. Mwuka w'Imana yavuze nta muntu ugomba guceceka. Haleluya. Ndamushimira kandi ndamushimira cyane. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Munyemerere birivaze bari kure ariko namwe muri abaririmbyi. Nimuze namwe abari hafi. Tugiye kuririmba dutanga ituro. Tugiye gutanga ituro ryacu. Abari hejuru mukomeze muraturira aho hejuru. Natwe abari hasi turakoresha ibiseke abadiyakoni badushira hano cyangwa ni telefone koderi barayitwereka, hanyuma dutange amaturo. Nyuma yo gutanga ituro ndi busabe Dona aze, ntabwo nzi umwanya akoresha ariko si munini, kugira ngo tuze muri ya teraniro rindi rya gatatu. Tukomeza kuzirikana ziriya nyigisho ariko n'impanuro baririmbye na ziriya mpanuro yatangiriyeho. Nyuma y'icyigisho Mwuka w'Imana hari indirimbo nyinshi ashobora kubaha. Reka ndeke kubategeka, ni muririmbi yo mwumva ikwiriye gukurikira iki cyigisho, sibyo? Njye ndazifite ariko ntabwo ngiye kubategeka. Ni muririmbi yo mwumva Mwuka w'Imana yakurikiza kiriya cyigisho. Natwe dutanga ituro. Nyuma ni ntabwo tuzi indirimbo wenda bari budufashe, ariko nimuhaguruke muri ico kimenyetso yuko turi kumwe nabo. Abamenye iyo ndirimbo babafashe. Haleluya. Nibiba na ngombwa turirimbane. Imana ishimwe. Nyuma nimbabwira murahagarara nakire Dona. Abari hafi yo muri Believers mwaza namwe mwashaka mugahagarara hano ku ruhande. Uru
umugisha murakoze cyane. Mu gihe Dona arimo aratambuka imbere nagira ngo mbarangire andi matangazo abiri. Icya mbere ndagira ngo nsabe abifuza inama y'ubugingo Presbyterienne barayizi. Ejo bundi kuwa gatandatu isaa 4 iyo nama tuzaba tuyifite. Irindi tangazo nuko abagore bo muri Presbyteri ya Kigali bazaba bafite igiterane hano tariki ya 14. Turacafite ibyumweru byo kubirangira, ariko menye ko icyo giterane cy'abagore bahuriye muri Presbyteri ya Kigali, zone ya Kigali, tuzaba dufite iteraniro ryabo. Bazafite igiterane itariki ya 14 ukwezi gutaha. Nagira ngo nakire Dona yahageze, ngiye kumusaba ashima Imana mbere ya gahunda yindi. Ashimira Imana ku bamaze gutangira ituro, hanyuma muhe umwanya. Icyubahiro n'ikibi cyawe Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, warakoze kuduha ubuzima, warakoze kuduha ibyo dukora no guhirwa. Twakoze muri ibyo waduhaye, twakuzana ituro mu nzu yitirirwa izina ryawe. Tugize ngo Uwiteka utwemerere uryakire rivuye mu biganza by'abana bawe. Turavuze ngo twazirikanye neza yawe. Uha umugisha buri wese uramburiye gutanga, kandi uyu murimo ukomeze kwaguka, kandi natwe udukoresha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ngiye kuvuga, ariko ndifuza ko navuga abo dufatikanyije umurimo w'Imana mu byiringiro, nabo twaririmbanye kuva muri 1995 bashoboye kugera aha ngaha. Mwese muri hano muhagarare neza, mwihuse kandi tudatinda. Hanyuma icya kabiri, turasaba iteraniro mwese, abari hejuru n'abari hasi, tugumane kandi biragenda neza. Mu kanya gatoya indirimbo twaririmbye nkeya, dufite konseri, niyo melody irahari, ibyiringiro birahari, ubushake bw'Imana barahari, Rema na Believers barahari, yewe n'abana batoya barahari. Uyu munsi twavuze ngo ni izuba rirashe kandi rirenze nibwo tuva hano. Ibyo kurya n'ibyo kunywa birahari. Imana ibahe umugisha. Barakoze bene data. Duhagaze ahangaha kugira ngo dushime Imana mu izina rya korali Byiringiro. Turashima Imana cyane. Hari abantu harimo kubona, ariko umuntu uzi yuko umugabo we ari umuririmbyi wo mu Byiringiro, umugabo we ari hano, nawe ni umuririmbyi wacu, nawe nazi. Umuntu uzi yuko umugore we atari muri korali ariko akaba nawe ari hano, nawe ni uwacu. Abo bagabo bacu n'abagore bacu nabo nibaze dufatikanyije umurimo w'Imana. Aho bicaye namwe nimuze dufatikanye ishimwe. Turashima Imana. Imana ni nziza kandi niyo gushimirwa ibihe byose. Twavuze, oya ntabwo navuze ngo mwegerane, nimuze. Twavuze amagambo akomeye muri Yesaya 64 ku murongo wa 3, aho tuvuga ngo nta yindi Mana twabonye igira ikimarira umuntu yitegereza itari Uwiteka Imana. Iyo niyo korali Byiringiro yategereje. Umurimo w'Imana uratangira mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1995. Uyu munsi imyaka 30 iruzuye. Iyo twategereje yagize ikitumarira, muyihereze icyubahiro. Haleluya. Ntabwo ndibuze kujya muri byinshi, namwe murabyirebera. Turabakozi b'Imana bakoze umurimo mu gihugu, mu ntara zose, mu Presbyteri hafi ya yose. Twabwirije ubutumwa bwiza abantu barihana bakira Yesu. Twabwirije ubutumwa bwiza bari barushye bararuhuka. Twabwirije ubutumwa. Imana iradukoresha. Si twebwe dukwiye guhabwa icyubahiro, ahubwo icyubahiro ni kibi cy'Imana. Ishimwe ryacu no guca bugufi cyane imbere y'Imana ngo ihabwe icyubahiro kuko yatugiriye icyizere. Imana ihimbazwe. Kandi iri shimwe nanone turifuza gushimira abantu bagize uruhare. Umushumba yabitubwiye neza, Imana imuhe umugisha.
bagize uruhare kugira ngo uyu murimo w'Imana ubeho. Igitekerezo gitangirira mu muntu umwe kigafata 2, 3, 4, 5 bagatangira igikorwa. Abo bose bagize igitekerezo cyo gutangiza umurimo ngo korali Ibyiringiro ivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Duciye bugufi turabubashye, Imana ibaha umugisha kandi mwarakoze. Niyo mpamvu uyu munsi hariho amashami, hariho abagabo n'abagore bangana namwe, kandi namwe mwabigize mu ruhari. Imana ibaha umugisha. Turashimira by'umwihariko abashumba bacu. Iyo myaka twagize abashumba batandukanye benshi kandi beza, baratureze, baratwigishije, baratubwirije, kandi twagize umugisha abenshi bari hano. Imana ibaha umugisha abashumba, turabazirikana. Muzehe Pastorone turabazirikana, muzehe bari abasaza bose n'abashumba bose ko mubareba hariya, ndetse na pastor wacu uyu munsi dushumbye, abo n'ababyeyi. Imana ibaha umugisha. Turashima kandi abakristo bagenzi bacu dusangiye paruwase ya Iperemera Kicukiro. Imana ibaha umugisha. Turi kubareba, bamwe twasanze mukiri bato cyane muri abajene, ariko uyu munsi mugeze mu zabukuru. Turabareba tukumva turanezerewe. Mwarakoze. Imana ibaha umugisha. Ibitekerezo byanyu, inkunga, kubana natwe, kutwigisha, kuduhana, ibyo nibyo byatumye tubasha kugera iyi myaka. Imana ibaha umugisha. Turashimira by'umwihariko abaririmbyi bagenzi bacu bo muri iyi paruwase twafatikanyije umurimo w'Imana. Mwatubereye inshuti nziza. Kuri uyu munsi turabibabwiye ngo nubwo twishimye ariko twishimane, muri abavandimwe beza. Nukuri nta kibi twibuka ko twese dukorera umurimo w'Imana. Yesu abaha umugisha. Twifuza gushimira abantu mu yandi matorero. Uyu munsi hari abantu benshi bitabiriye ubutumire bwacu, twababonye benshi. Abavuye mu ntara y'Amajyepfo twababonye, abavuye Iburasirazuba twababonye, abavuye mu matorero n'amadini bitandukanye namwe twababonye. Nukuri byadukoze ku mutima. Turavuga ngo Uwiteka Imana wabaduhaye tugakorana umurimo, Imana ibaha umugisha. Abashumba muri za paruwase zitandukanye twabwirije mu butumwa bwiza, mu ndirimbo. Hari aho twaraye twamaze iminsi 3, twamaze iminsi 2, hari aho twagiye twirirwana ku kibuga. Uyu munsi turavuga ngo mwarakoze ko mwaduhaye umwanya tukabwiriza ubutumwa bwiza, baba bari muri EPR cyangwa se no mu yandi matorero, uko Imana yagiye dushoboza tukabwiriza ubutumwa bwiza. Namwe kandi uyu munsi mwaje, tunezerewe ku bwanyu, turabashimiye. Imana ibaha umugisha. Nkuko nabibabwiye, ntabwo nifuza gutinda na gatoya. Hari ibikorwa tugiye gukora bikeya, hanyuma kugira ngo tuze kujya mu karuhuko, tuze nuko tugaruka muri concert. Mwishimwe twagennye gushimira Imana nka korali Ibyiringiro. Twaratekereje urwo rugendo, turavuga ngo se tuzashima Imana duceceke, hanyuma duhuriza ku gikorwa dukwiye kuba dukora. Ubwo kandi mo ndasaba abayobozi bacu, umushumba na presidente wa diakoni, ndabizi ko ari mu mirimo, ariko n'abatari hano bamuhagararire, hanyuma bigire hano imbere. Dutekereza gushaka ishimwe tuzashimira Imana. Igitekerezo cyacu gishobora guhinduka bitewe n'ibihe. Icyo twari twahurijeho ni ugushaka mituweli z'abantu 50, ariko kuri uyu mwanya tumaze kumva ibindi byiza. Abayobozi bagenzi banjye bangiriye inama ngo izo mituweli z'abantu 50 tuzihinduremo school fees z'abana bagiye mu ishuri. Nimwakire bashumba, mwarakoze. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Oya, turashyira muri mituweli izategereza. Ntabwo ari byiza guhindura ikintu mwagambiriye kizaje muri mituweli igihe cyacu. Turabashimiye, turabibashyikirije kubigenza neza n'ukwanyu. Murakoze cyane. Hanyuma turifuza gushimira nanone abantu muri korali Ibyiringiro kuva icyo gihe muri 1995 kugeza uyu munsi 2025 bagize umugisha wo gushumba, wo kuba abayobozi ba korali Ibyiringiro. Abashoboye kugera hano nibatera intambwe bahagarara aha ngaha, hanyuma abagenzi babo mu bakomere mu mashyi mu bashimire,
ariko namwe muze kudufasha mu bakomere mu mashyi. Ababaye abaperezida bayoboye uyu mukumbi, ababaye abaperezida n'aba vice perezida bombi bakorana muri izo nshingano, bigira imbere. Yaje iyo yitwa Paul Andre Minani, Imana imuhumugisha cyane. Yego barakoze. Uyu musaza yitwa Mushimiyimana Daniel, yarakoze cyane. Aba vice perezida ko bataje, ariko harimo n'undi musaza nawe umazemo imyaka 23 ayoboye ari muri korali, yitwa Munyaneza Dona. Namwe nimukome mu mashyi. Na vice perezida wanjye Thomas Sankara, nawe nimukome mu mashyi kubwe. Imana imuhumugisha cyane. Barakoze. Yego mwasubira kwicara cyangwa mu myanya yanyu, murakoze cyane. Abandi ntitwashoboye kubabona. Hari impano zidasanzwe twateguye gushima, ariko zo ni surprise. Turagira ngo dushime mu izina rya korali Byiringiro n'abantu bose baraha. Mwebwe mushobora kuba muhagaze hafi aho. Umuntu waba yarabaye muri korali Byiringiro kuva muri 1995 kugeza uyu munsi, niba hari natera intambwe yigira imbere, tumukomere mu mashyi, hanyuma tumushyikirize n'impano twamugeneye. Arakoze cyane. Ndasaba abaririmbyi bashya bavutse vuba, harimo Patrick, harimo Ishimwe Byeneme, harimo abashya, muze mutambuke mufate impano muyimushyikirize ni sogokuru wanyu. Yego Esther mutambuke, ni mwebwe muyimushyikiriza n'iriya mpano. Yego barakoze cyane, murahagije. Yego badufatira utudufoto ni twiza. Yinjiye muri korali mu kwezi kwa 9 1995. Korali yaratangiye mu kwezi kwa 2. Yarakoze, Imana imuhumugisha. Yego akaba kirimo kugeza uyu munsi. Yego hariho ababyibuka cyane, ndabareba na bamuzehe burumbuke barahari, barabizi. Barakoze mwese Imana imuhumugisha. Arakoze cyane. Yego twasoje. Hanyuma hari indi mpano nayo iri special, ni impano twageneye umuntu nanjye simuzi neza ariko nshobora kumukeka. Umuntu wageze muri korali Byiringiro umwaka uwo ari we wese, akaza ari umujene, akagira umugisha, agashaka ari muri korali Byiringiro, akabyara ari muri korali Byiringiro. Uyu munsi akaba afite umugisha wo kuba aririmbana n'umwana we muri korali Byiringiro. Yaraje ari umujene agashakira mu Byiringiro, akabyarira mu Byiringiro. Uyu munsi akaba akorana umurimo w'Imana n'umwana we. Atambuke tumushimire, n'umurezi mwiza. N'umwana we batambukane. Umwana we ari he? Haleluya. Imana ibahe umugisha. Iyi mpano ndasaba, reka nsabe, baranyihanganira, ngiye gusaba ababyeyi twafatikanyije umurimo, nababonye mutambuke mwembi na Yosefu, mutambukana uko muri batatu. Esperance tambukana, nariye kubwira ngo namura mu kazi wawe. Ni mutambukane, mumushimire, mumubwire muti Nyirakareho Josephine, warakoze wadusigariye ku murimo kandi waranabyaye, none waduhaye n'imbuto. No murezi mwiza w'ikitegererezo muri korali Byiringiro. Mumushimire nanone, Imana imuhumugisha cyane. Yego na mama François. Yego bafate agafoto hagati aho umuntu ufite imodoka ya RAI 532 va yatanga inzira barayikeneye. RAI 532 va yatanga inzira barayikeneye. Murakoze cyane. Mumuhereza iyo gift we n'umwana we. Umwana we ni umucuranzi w'ingoma muri korali Byiringiro. Yego barakoze, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ngiye gusaba abantu baduteguriye umutsima tumanyura kuri isabukuru. Nari babwiye kwa gatatu, ndababwira ngo muzaturirimbira burinde bucya burinde busoza, hanyuma muze kuturirimbira twishimane namwe. Hanyuma kandi ndatumira abo turi buze gufatikanya muri icyo gikorwa mu rwego rwo kugira ngo nanone
tubashimire byimazeyo kandi muhagarariwe mwese. Yego barakoze. Arakoze. Daniel kunyibutsa tugiye guhamagara abantu badufashe gukata uyu mutsima, hanyuma namwe muze kuza kuturirimbira. Ariko yambwiye ko hari umuririmbyi wacu watangiranye natwe ntigeze ahaguruka, Muzehe Antoine, mwatambuka mukasanga bagenzi banyu, twarafatikanyije umurimo w'Imana nawe. Hanyuma yego arakoze cyane. Tugiye gusaba abashumba bose bari muri iri teraniro, abashumba bari hano mu iteraniro mwese, mu rwego rwo kubashimira, mutambuke mu mbaraga mushobora kugira nkeya cyangwa nyinshi, dufatikanye namwe gukata uyu mutsima, abashumba bose. Hanyuma dusabe nanone ababaye abayobozi ba korali Ibyiringiro nabo batambuke. Hanyuma dusabe perezida w'inama y'abakuru ahagarariye abakristo, twishimane nabo atambuke nawe. Dusabe na presidente wa komite executive nawe aze. Hanyuma dusabe na perezida wa New Melody Elize arimo arabyumva, nawe atambuke, dufatikanye gukata uyu mutsima. Hanyuma natwe twese nka korali Ibyiringiro turaba turi kumwe, ariko nsabe abagize komite mwigira imbere mutere intambwe, hanyuma abashumba batambuke bakikize iyi meza. Hanyuma ni bande baturirimbira joyeux anniversaire? Ni mwebwe New Melody, rero ni mwebwe muri hafi, muze muririmbe muhagurutse n'abandi bahagurutse. Hanyuma dukate uyu mutsima, badufashe kugira ngo nabyo byihute. Uyu mutsima turaza kuwusangira mu kanya, ariko mu izina rya korali Ibyiringiro turashima Imana, turashima abakozi b'Imana. Komite nimwegere, perezida nimwihute, hanyuma muturirimbire rero. Imana ibahe umugisha. Happy birthday to you. 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 Barakoze. Hanyuma batari bajya kwicara, abashumba namwe mwese. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Arakoze cyane. turabakunda cyane, turabakunda cyane, Urakoze. turabakunda cyane, turabakunda cyane. Urakoze cyane. Ngiye gusaba abashumba bacu bongere baturambikeho ibiganza, badusengere, batubwire ngo Umwami Yesu aracyabatuma muhabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Kansabe nanone umuvugabutumwa wacu Reverend Josue asabira abakozi b'Imana